Reka nongere kubakira kuri channel yanyu Ihame Family, mukaba mukomeje kubana nanjye Yiga. Tukaba twagarutse nanone mu busobanuro bw'amazina, tukaba tuje mu izina ry'ubusobanuro bwa Aline. Ba Aline mwese tuziranye ndabasuje cyane, mukomeze kugubwa neza, muri abana beza ndanabakunda cyane. Ubundi Aline ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikidage ku ijambo ata, risobanura umunyacyubahiro. Bimwe mu biranga ba Aline rero, icya mbere, Aline ni umukobwa urangwa no kwihangana mu buzima bwe, areba neza, ni umunyakuri, agira amatsiko kandi aritanga. Mu bikorwa byo gufasha aritanga cyane kandi agira ukuri, agira n'indoro nziza n'amatsiko, agira amatsiko cyane. Cya kabiri, Aline akunda umuryango we akanawitaho kandi aba yumva yakorana n'abandi bagashima ibyo akora. Ibyo akora nyine bakabishima, rubanda tukabishima. Icya gatatu, akunda gutembera ahantu nyaburanga, ni umuntu utagorana wumva ibintu vuba, uhora afite icyerekezo n'intumbero by'aho yifuza kugera. Ibyo yifuza muri we, icyo atekereza nyine muri we, no gutembera n'utuntu twabo. Ni umunyembaraga ubona ibintu mu buryo bwiza kandi ugira umwete mu byo akora byose. Aho ngaho aba ameze neza cyane. Ba Aline tuziranye mbasuhuza, banakomeza kubifuriza kugira ibihe byiza. Cya gatanu, ni umuntu byoroshye guhindura, kumukomvata ibimurimo nyine bikamuvamo, kandi utajya upfa gucika intege. Akunda kwigenga no kuba mu mwanya utuma yisanzura, akavuga kandi agakora icyo ashaka cyose. Ntabwo akunda guhozwa ku nkeke. Ahorana imigambi yo gutera imbere no gushakisha amafaranga mu buzima bwe, kandi ntiyihanganira abanebwe kuko we aba yumva yahora akora. Ntabwo ari umunebwe nyine. Niba uzi ko inshuti yawe yitwa Aline, yigumane kuko nta bunebwe agira. Nubwo nyine uzasanga akantu ko kwigenga mutazakumvikanaho, ariko ubwo nyine uzakihanganira kuko ni karagiteri zabo nyine, ni karagiteri yiwe. Icya karindwi, ntabwo akunda abantu bamutesha umutwe. Nta muhungu we niba uzi ko inshuti yawe yitwa Aline ukamutesha umutwe, ibyo birakureba, azagutamo. Iyo arakaye bimara igihe kirekire ngo bimushiremo. Urumva niba uzi ko wamurakaje cyangwa se even utari umuhungu bateretana n'iki, yaba umuvandimwe we yaba iki, iyo arakaye cyangwa se mwarakaranyije, kugira ngo bimuvemo nyine bifata umwanya muremure cyane kugira ngo bimushiremo nyine. Ariko n'ubundi nta muntu ubaho yishimye full percent, gusa nyine izo ni karagiteri zabo. Icya munani, agaragaza amarangamutima. Ntacyo biba bimubwiye kuba yagaragaza ko ababaye cyangwa yishimye. Nyine ntabwo arya indimi, ntabwo yishushanya nyine, abivuga uko biri, uko bimeze nyine nuko abikwereka. Icya cyenda, ahora arangwa no kwicuza iyo hagize ibitagenda neza mu byo yifuzaga. Usanga ahora muri iyo mbimenye. Iyo mbimenya bikaba byagenze gutya, iyo mbimenye nyine. Ifeni atari Aline, iyo mbimenya ntabwo ari nziza. Ntabwo iyo mbimenya nyine ntabwo ikenewe muri rubanda, ntabwo tuyikeneye. Nawe ntabwo uyikeneye. Ubwo bwari ubusobanuro bw'izina Aline, imiterere yabo nyine mumvisha ibyo akunda, uburyo abayeho, imiterere yabo. Ba Aline mwese ndabasuhuje, Aline tuziranye ndagusuhuje. Aho muherereye hose muri abana beza, turanabakunda cyane. Imana ikomeze kubitaho, ndabakunda cyane. Njye nitwa Yiga, duhurire kuri video z'ubutaha, ndabakunda cyane.